umuntu yaransabye ngo dutandukane abinsabira mu maso ya Kiramani. Arambwira ngo Micky nge sinyishaka gukundana nawe. Naga promoter n'umugabo wiwe bwose baranabizi nabari kusibye kwijisha. Niraneza ibingi bisanzwe mbere yuko ngutangiriye iyi nkuru kambanze mwumvisha kakamba. Ukuntu bari kuza bavugamo ngo wataye undi mwana uragaruka aravuga ngo mfite imyaka 19 kugira ngo abantu bumve ko namufatiranye. Nshuti yanjye ntabwo nigeze ngufatirana. Inkuru zabaye inkuru, ibicika byabaye ibicika, commentaire zirazamuka umunsi kundi ku mavideo ariho ifoto ya Regis ndetse na Micky, kuko kuri ubu ngubu abangaba bamaze gutandukana. Aba bombi bakundanaga kandi bagashyigikirana mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ni couple yari iri mu zindi zigezweho muri Kigali. Ni inkuru ikomeje kujegeje amatwi ya rubanda. Ubu abanyarwanda bose bateraniye kuri space barandika. Regis araza akavuga ibye, Micky nawe akaza akavuga ibye, kumvikanisha izi impande zombi byo nibiri gushoboka. Regis nibigukundira. Regis araza arira amaganya ye, Micky nawe avuga ibye. Uze kuri we na Regis mufite uko mwahuye, mufite n'ibyabahuje, mufite n'uko mwakundanye. Iyi ni couple yari ikunzwe muri uyu mujyi wa Kigali, dore yuko yari iri mu makupure agezweho kandi yitwara neza. Gusa aba bombi byarenze kuba couple y'abakundana, noneho batajya kubikora nka famille kugeza aho bahurije hamwe umugambi, dore ko bashyigikirana nga mu iterambere babinyujije mu muyoboro wabo wa YouTube, bakora amavideo asanzwe amenyerewe nk'amavlog hano hanze. Ubu aba bombi barimo baratukana, bakazana ibimenyetso bigaragaza buri umwe intege nke ziwe ndetse n'uburyo ari uri mu makosa. Urabizi ibyo wambwiye tutari kuvugira, wenda tubyose Godfather. Regis twakuranye amezi angahe nta n'igiceri cy'ijana ama. Ni mu gihe kandi uyu mukobwa akomeje gutangaza yuko Regis atigeze amubanira ndetse ngamubera umugabo, kubera ko uyu nguyu Regis bakoranaga amafilme akamwambura. Ni mu gihe kandi Micky uko yakeneraga ubufasha bwo kujya gufasha mama wiwe ufungiye muri gereza, uyu Regis atabikozwaga ndetse yuko atigeraga yifuza no kuba yamufasha cyangwa ngo akenere kubyumva mu matwi yiwe. Niho ahera rero amushinja ubumuntu muke ndetse no kumwita yuko atari umugabo. Ngiye Kira ndamubwira ngo ngewe ndababaye, Regis kumbwira ngo ninjye wafungishije mama. Icyo ni ikigoryi ngo kibagiwe nyina afungiwe muri gereza. Mu magambo yuzuye inimba, uyu mukobwa atangaza yuko Regis atigeze amubanira, dore yuko Regis atatinyaga kugenda amuvuga mu bandi ndetse anavuga icyatumye mama wiwe afungwa, mu gihe uyu mukobwa we atabasha kubivuga mu ruhame. Gusa uyu mukobwa aravuga ati iyo aza kuba ari n'ibyo gusa nanyite ko ndi umugore wabyaye, maze ubundi akomeze kunyica amagazi. Godfather uwo mungu yaramfasha nyica amagazi, nareke kwigira umwana mwiza. Ni mu gihe uyu mukobwa wakomeje gutangaza ko mu byo Regis yaba yaramuhoye ariko uyu mukobwa yabyaye, ngo yagiye anyita umugore kenshi. Yagiye anyurira inshuro nyinshi abwira uyu mubebe hano bita Lorene ngo uwo ni umugore mani yarabyaye. Gusa ku ruhande rwa Regis watangaza ibiri habanye n'ibyo uyu mukobwa akomeje kumushinja ku mbuga nkoranyambaga. Byari n'ibintu bishimishije, nge ntabwo byambabaje, nari nabimubwiye ni genda uhirwe nzagushyikira uko nshobora, ariko kugaruka kansebya ntabwo byanshimishije kabisa. Regis akimara kubona ibingibi Micky yari amaze gutangaza ku mbuga nkoranyambaga, yahise asimbukira ku rubuga rwe rwa Instagram, arangije arandika ati jye nubaha buri mugore wese wabyaye kubera yuko nanjye nabyawe. Ati rero nawe urabizi neza ko nari mbizi ko warubyaye kandi wari ufite umwana, ntago nari kukwanga kandi nagukunze mbizi. Ati ahubwo gusa icyo uri guhisha abantu nuko njyewe naje aho ngaho iwawe mu Gatenga nkagusanga uryamanye n'undi musore, uwo musore kandi akaba azwi n'aha mu Rwanda, rero wigumya kubiceceka. Uwo musore yitwa Aga Promoter, muramuzi hano mu Rwanda. Naga Promoter n'umugabo wiwe bwose baranabizi nabari kusibye kwijisha.